Jean Piaget yari umupsychologue cyangwa se umuhanga mu by'imitekerereze n'imyitwarire w'umusuwisi, ndetse akaba umuhanga mu bijyanye n'iyigabumenyi ndangasano, genetic epistemologist. Waba warigeze wumva ibyerekeye ihame rye ry'iterambere ry'ubwenge se, ibizwi nka theory of cognitive development? Iri ngiri ni naryo yamenyekanyeho cyane. Iri hame ryiga uburyo abana bakura mu bwenge mu gihe cy'ubwana bwabo. Mu ncamake, Jean Piaget yafashije mu gushyiraho ubumenyi shingiro ku iterambere ry'ubwenge bw'abana. Amateka ye yatumye hatangwa ibitekerezo bishya mu bijyanye na psychologie y'imikurire, ndetse bikagera no mu bindi bice nk'imibereho y'abantu, ibizwi nka sociologie ndetse n'uburezi. Reka turebe muri make ku buzima n'imibereho bya Piaget. Imbere y'ihame rye, abana bafatwaga nk'abantu bakuru bato. Hanyuma Piaget yerekanye ko uburyo abana batekerezamo butandukanye cyane n'uburyo abantu bakuru batekerezamo. Ihame rya Piaget ryagize uruhare rukomeye cyane mu ishingwa rya psychologie y'imikurire nk'intego yihariye mu by'imitekerereze, ndetse no gutanga umusanzu ukomeye mu burezi. Azwi cyane kandi nk'umuhanga mu gitekerezo cyamenyekanye cyane nka constructiveness. Iki ngiki gisobanura ko abantu ubwabo bubaka ubumenyi bwabo ku isi bitewe n'uburyo ibitekerezo byabo n'ibyo babona bihura. Mu mwaka w'2002 mu bushakashatsi bwakorewe abanyamuryango 1725 b'ishyirahamwe ry'abanyamerika ry'abahanga mu by'imitekerereze, Piaget yahawe umwanya wa kabiri mu bahanga b'ingenzi cyane mu kinyejana cya 20. Reka turebere hamwe ibyo Jean Piaget azwiho byinshi. Ihame ry'iterambere ry'ubwenge ni ikintu cya mbere azwiho, ndetse no gushyiraho ijambo genetic epistemology cyangwa se ubumenyi mu nkomoko y'ubumenyi. Mu buzima bwa Piaget, Jean Piaget yavukiye mu Busuwisi nk'uko nabibabwiye ku ya 9 Kanama 1896, maze atangira kugaragaza ubushake mu bumenyi bw'inyamaswa akiri muto cyane. Ubuzima bwe bwo mu buto, ku myaka ye 11, Piaget yaratangiye gukora ubushakashatsi. Yanditse inyandiko ngufi ku ishusho y'umweru. Abazagerageza gusoma birambuye kuri uno mugabo bazasoma byinshi kuri ino nyandiko. Yise Albino Sparrow. Yakomeje kwiga ubumenyi bw'inyamaswa kandi yahawe impamyabumenyi y'ikirenga mu by'inyamaswa, ibizwi nka zoology, muri kaminuza ya Neuchâtel mu 1918. Muri icyo gihe yanditse incamake ebyiri zatangije ibitekerezo bye n'amahame ye y'ahazaza. Nubwo ubuzima bwe bwo mu ntangiriro bwibanze ku bumenyi bw'inyamaswa, mu myaka y'1920 yatangiye kwibanda ku kazi k'ubumenyi mu by'imitekerereze psychology. Mu 1923 bakaba barabyaye abana 3. Ibikorwa bye byo kwitegereza abana be byabaye umusingi ukomeye wa bimwe mu bitekerezo bye byo mu minsi yakurikiyeho. Mu buzima bwe bwa nyuma, mu 1925, Jean Piaget yasubiye muri kaminuza ya Neuchâtel nk'umwarimu w'imitekerereze, imibereho ndetse n'iyobokamana. Kuva mu 1929 kugeza mu 1967 yabaye umuyobozi w'ibiro mpuzamahanga by'uburezi i Geneva, ndetse yanigishaga muri kaminuza nkuru ya Geneva. Jean Piaget yashinze ikigo mpuzamahanga cy'ubumenyi bw'iyigabumenyi ndangasano mu 1955. Yapfuye mu 1980 maze ashyingurwa i Geneva. Ku bijyanye n'imirimo ya Piaget ndetse n'amahame ye, Piaget yagize ibitekerezo byinshi ndetse n'amahame ku iterambere ry'ubwenge mu mwuga we wose. Iterambere ry'ubwenge, Piaget yagaragaje ubushake mu byerekeye psychanalyse, maze amara umwaka akora mu kigo cy'ubuhanga cyashinzwe na Alfred Binet. Uyu Binet azwi nk'uwakoze ikizamini cya mbere cy'ubwenge ku isi, kandi Piaget yagize uruhare rukomeye mu gukosora ibi bizamini.
Piaget yamenyekanishije ko ari umuhanga mu byigabumenyi ibizwi nka genetic epistemology. Mu nyandiko ye ya Genetic Epistemology, Piaget yamenyekanishije ko ari umuhanga mu byigabumenyi ndangasano ibizwi nka genetic epistemology. Mu nyandiko ye ya Genetic Epistemology, Piaget yasobanuye ati ikigabumenyi gamije ni ugushaka imizi y'ubwoko butandukanye bw'ubumenyi uhereye ku bw'ibanze ukagera ku rwego rukurikira, harimo n'ubumenyi bwa siyansi. Iyigabumenyi ni ishami rya filozofiya rireba inkomoko, imiterere, impamvu ndetse n'imipaka y'ubumenyi bwa muntu. Piaget rero yashishikajwe n'imiterere y'ibitekerezo ndetse n'uburyo bukuru ibizwi nka gene cyangwa se uturemangingo ndangasano tugira uruhare muri icyo gikorwa. Ibyiciro by'iterambere ry'ubwenge nayo n'indi ngingo Piaget yarebyeho cyane. Uyu munsi Jean Piaget azwi cyane mu bushakashatsi bwe ku iterambere ry'ubwenge bw'abana. Piaget yize iterambere ry'ubwenge bw'abana be batatu maze ashinga ihame risobanura ibyiciro abana banyuramo mu iterambere ry'ubwenge ndetse n'uburyo bwo gutekereza. Ibyo byiciro rero bigera kuri 4 by'ihame rya Piaget ni bikurikira. Icyiciro cya sensory motor. Iki cyiciro cya mbere rero kimara kuva umwana avutse kugeza hafi imyaka 2. Muri iki gihe abana bamenya isi cyane cyane binyuze mu byiyumvo ndetse n'ibikorwa. Icyiciro cya pre-operational. Iki cyiciro cya kabiri kimara kuva ku myaka 2 kugera ku myaka 7 kandi kirangwa no kwiyongera k'ururimi ndetse no kugaragara kw'imikino ndetse n'ibimenyetso. Icyiciro cya concrete operational. Iki cyiciro cya gatatu cy'iterambere ry'ubwenge kimara kuva ku myaka 7 kugera ku myaka hafi 11. Muri iki cyiciro gutekereza ku buryo bw'imibare biratangira, ariko abana baba bakigorwa cyane no gutekereza ku bintu bitaboneka cyangwa se bitari mu byiyumvo. Icyiciro cya formal operational. Iki ni icyiciro cya 4 kandi cya nyuma cy'iterambere ry'ubwenge kimara kuva ku myaka 12 no mu bukure. Abana baba bafite ubushobozi bwinshi bwo gutekereza ku bintu bitandukanye ndetse bitaboneka ndetse no kwibanda ku byifuzo. Uretse ibyo twababwiye hejuru, Jean Piaget yagize uruhare rukomeye cyane mu burezi, aho yagaragaje ko intego y'ibanze y'uburezi mu mashuri ikwiye kuba gushyiraho abagabo n'abagore bashoboye gukora ibintu bishya aho gusa kongera ibyo abandi basimbuye bakoze. Jean Piaget yakomeje kugira ingaruka zikomeye cyane mu bijyanye n'uburezi ndetse n'imitekerereze. Mu buzima bwe bwose yatanze umusanzu ukomeye cyane mu kumenya iterambere ry'ubwenge bw'abana, agaragaza ko ubwana ari igihe cyihariye kandi cy'ingenzi mu iterambere ry'umuntu. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, mu gace tubagezaho ibijyanye n'amateka y'abahanga batandukanye mu by'imitekerereze ndetse n'ubumenyamuntu muri rusange. Nimba wabikunze kora like, kora subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu bindi bitandukanye tugenda tubategurira. Hanyuma udusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka. Ukeneye kutuvugisha ushobora kutwandikira muri comment cyangwa se hari ikindi kintu ushaka kutubaza ukatwandikira kuri adresse tuba twatanze munsi aho ngaho, watwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire, waba ufite ikibazo cyihariye kugira ngo babashe kugufasha. Ngiye wakusanyiriza ibi ngibi kandi babagezagaho, ndi Muhire, naho utaha.